Mwana nakunze Maria we, mwana nakunze Maria we, umusatsi we wose yawukubise kupe, amabere ye yose yarayateretse, amatako ye kandi n'amatomati, intege ze zose ngo zitemba maribori, munsi y'umukondo hose n'amacesi Maria we, oh mama Maria we, oh mama Maria we, ni gisupusupu ni gisukari majane Maria kara kubwo nabuta. Ahaya basi gisupusupu harya ndimba yitwa Maria Jane. Maria Jane. Yes. Ese Maria Jane waririmbaga yarinde gisupusupu? Maria Jane ni indirimbo n'umusheri wanjye twakundanaga buravyumva. Umusheri kwaje cyangwa madamu? Nukuvuga ngo uriya yari sheri wanjye inaha mu cyaro. Uno tugeze mu mujyi abaramwepye n'ubundi ahita nkubite, ni nayo mpamvu namubwiye n'imyenda yanjye yari yanwaje mu gikapu aravuga ati se nk'umuntu w'umusheri wanjye kuko tugeze wabakire ubwo abaneshoti baberarangiye. Abacanzemo cyane rwose abacanza kandi abanyakigali baramwijyana si wabakirisa. Okay, Tio Boy Seti Lenzo CEO Kabasi TV show kuri uyu munsi nkuko bizi tukuzana abantu batandukanye batumirwa. Kuri uyu munsi twahoye n'umwami wa Gatsibo cyangwa umwami w'Uburasirazuba, nta wundi nkuko bizi ni number 1 and only Gisupusupu original kwa Mwatatu ndetse no kwa Mwambiri ukomoka mu karere ka Gatsibo. Uyu munsi ne tukuzaniye kugira ngo tuganire nawe dore tumaze n'imisi tumukumbe mu karere ka Gatsibo kandi ndamye ko muri imisi yadutemberera akanadusura. So my friend, how are you? I'm fine. Umeze neza? Meze neza. Naribi? Oya naribi kabisa. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi kweri. Ko twatuburanye? Oya nagari cyane. Kigali yaraguheranye pe. Nubizi se ko muri ra minsi nari mfite show. Wari ufite show zirenze no za MTN za inde hose warastwitse ibintu byose ari fresh. Yes. Amakuru y'imisizi? Amakuru ni meza n'umwaka wabaye mwiza cyane. Umwaka wawutangije neza. Nawutangiye neza ndi gukora. Ubu nagira ngo tuganire nk'umuntu wenda usanzwe kubona ku ndirimbo cyangwa akunda ku mateleviziyo cyangwa n'ahantu hatandukanye ku nsanganyamatsiko zijyanye no kwamamaza cyangwa se kuganira n'abantu mu biganiro bitandukanye. Twagira ngo tubwire umwaka wa 2023 wawubonye ute? Umwaka wa 2023 icyambere iyo utarwaye ibyo byose ubishimira Imana. Yego. Ariko ko watambutse 23 tukaba turi muri 24 ni umwaka wo gukora. Uyu mwaka turi. Yes, ni nayo mpamvu babwira ati indirimbo turi karibu kuza kongera kuba indirimbo none tudatinda. Yego cyane. Ubu tutagiye kure cyane wenda tukatangira tukubaza nk'ibibazo bya hafi na bugufi. Ese Gisupusupu amazina yawe kuri witwa nde? Je nitwa Sengyumba François aka Gisupusupu. Yes, nizera ko izina rya Gisupusupu nta muntu utarizi mu Rwanda hose urabizi ko wakoze amateka atandukanye. Ese byadushobokera kuducurangira? Cyo kuri agapera ko mwakumva. Mwana nakunze Maria we, mwana nakunze Maria we, umusatsi we wose yawukubise kupe, amabere ye yose yarayateretse, amatako ye kandi n'amatomati, intege ze zose ngo zitemba maribori, munsi y'umukondo hose n'amacesi Maria we, oh mama Maria we, oh mama Maria we, ni gisupusupu ni gisukari majane Maria kara kubwo nabuta. Ahaya basi Gisupusupu harya ndimba yitwa Maria Jane. Maria Jane. Yes. Ese Maria Jane waririmbaga yarinde Gisupusupu? Maria Jane ni indirimbo n'umusheri wanjye twakundanaga buravyumva. Umusheri kwaje cyangwa madamu? Nukuvuga ngo uriya yari sheri wanjye inaha mu cyaro. Uno tugeze mu mujyi abaramwepye n'ubundi ahita nkubite, ni nayo mpamvu namubwiye n'imyenda yanjye yari yanwaje mu gikapu aravuga ati se nk'umuntu w'umusheri wanjye kuko tugeze wabakire ubwo abaneshoti baberarangiye.
abacanzemo cyane rwose abacanza kandi abanyakigali baramujyana baramwijyane si waho abakirisi none ese iriya ndirimbo wenda yarakunzwe cyane ndahamya ko benshi barayirebye baranayikunze yanakozaga udushya twinshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu baturanyi haba Uganda yaracuranzwe Kenya Nairobi haba Dar es Salaam Tanzania ese iriya ndirimbo twabonye hari indi original yayo yari hari nyuma oya iriya ni original Maria Jeanne nta yari y'umuduri kuko hariyo twabonye yaciye muri studio niyo nyine nanyurishije muri studio iriya ndirimbo yarikoze cyane nuvuga ngo Maria ntago ari umugore wawe ntago ari umugore wo mu rugo yari umugore wanjye tukiba mu cyaro tugeze Kigali wabo abakire bahita bamukujyana baramuntwaye ubu nitukina bakumwe tu ako bahise bakwemeza nyine abanyakigali cyari Kigali ni wabo ababoseringa so Gisupusupu ati Kigali ni wabo ababosi nkuko bigarutseho so twagira ngo tuganire na Gisupusupu ku bintu bitandukanye uyu munsi ese abanyamutara urabasuhuza abanyamutara ndabasuhuza cyane ahubwo nibakomere cyane ndumva muri iyi minsi ishobora kuzabaterera akantu nka kasho ubundi tugataramana abanyamutara nabo burya n'abantu bangiri kabisa turimo turabitegura yego cyane cyane kabasi wabo wa kabasi n'abanyakabasi TV nabo ndabashuje kabisa ese Gisupusupu tugarutse rero no ku buzima bwawe busanzwe ese wenda twakubaza bitagoranye tukabaza uti ese kavukire mu rugo nahagana kavukire iwacu bwite ubu ni muri aka karere ka Gatsibo niho mvuka ni naho nkomoka ni naho mama akomoka ni naho papa akomoka yego mu karere ka Gatsibo nkahagana he urabona mu karere ka Gatsibo ubu turi mu murenge wa Kiziguro n'akagari ka Rubona n'umudugudu wa Rubaye niho mu rugo isi no tubarizwa ni naho tukavukire yego yes umbeguri kavukire hano ndumva uri wacu wese abanyakigali bose bajya bagutwara bagagutindana bakagutwara tukagutekerezaho cyane tukagukumbura tukakubura ariko ndamya ko muri uyu mwaka tuzadutererana cyane oya ntabwo nzabaterana uyu mwaka ni intara y'Iburasirazuba yego harimo ndetse Kabase Umutara Epfo Nyagatare nabi Nyagatare ndaho ndabashoje amina so Gisupusupu nkuko mubibyumva arabakunda cyane kandi abanyaneza ko mumukunda cyane so kuri uyu munsi hano tugiye kuganira kuri Gisupusupu ngo twabigarutseho ese Gisupusupu ufite indirimbo zingahe zose hamwe ubu tuvugana amaze gukora indirimbo 11 zifite amashusho rwose zimaze gusohoka ariko izindi ni nyinshi ziri mu duseke ni nyinshi zo ntago nabara ni nyinshi indirimbo ndazifite kabisa ariko uyu mwaka nukuba ati ubu ntago tuzongera kujya umuntu ajya atinda bugati se biteoya ubu mwaka no gukora tugomba gusohora indirimbo byanga bikunda ese Gisupusupu nko mu Mutara wenda cyangwa se mu karere ka Gatsibo cyangwa se mu ntara y'Iburasirazuba nko kari wanyu ese wenda hari abantu waba ufasha wenda bafite impano cyangwa se ukababa hafi mu kuburyo urabona umusaza twese turakwemera mu muziki kandi wadufunguriye amarembo twese wana nk'iyo umuntu avuze ngo akarere ka Gatsibo aho Gisupusupu aturuka utamenya ko ari Rwagitima mu karere ka Gatsibo ese nkatwe wenda nk'abahanzi bakiri bato cyangwa se abana bakiri bato wenda hari ikintu wazabafasha birumvikana nanjye hari abana ndimo kureba ko nabahuza n'umuntu ko bafite impano ko ubwo bushobozi ntabwo nabugera ariko hari igihe bizaba ngombwa nanjye nkabishobora urumva ubwo hari abana nshaka kugira ngo numve neza nka kuryo nabakora ubuvugizi ko n'abana bumva ko bafite impano kabisa ko n'abana bumva ko bafite impano byahatari rwose ariko nabo bana nabo nkabandi kubazirikana ko hari igihe Uwiteka azabibakorera akabakorera ibyo Imana yankoreye nanjye ngize Imana nkabona abo twazamukana muri Gatsibo wenda tugiye wabo babakire byamfasha rwose yego Gisupusupu urumva ko agomba kudufasha akanakutuvuganira mu gihe yaje akadukubita show akaduhuza n'abasitari bakomeye kuri uwacu rega Gisupusupu ariko Gisupusupu banzuze ku mafaranga ya MTN ntabwo namamarije MTN ni Airtel ni MTN yes sorry namamaje Airtel Tigo
Airtel Tigo. Yes. Ako bakubise ipira ryinshi Gisupusupu we. Ibyo ni byakabe nta. Ako ago tugura n'akantu nkaraho mutara we. Mutara nawe burya ni umunsi twaje tuzanywa kabisa. Yego. Ese Gisupusupu nk'imyaka umaze sinkitatura mu buhanzi mandimo ndine ni 5 6 kuva nshikiranye na Ale mukuna wenda mushuje ko n'umugabo mujye mumushimira cyane ko Ale mukuboss papa Ale mukuboss papa ndamuzi. Yes niwe boss wanjye buriya nawe abo intara y'Iburasirazuba nawe bagomba kumushima ko n'umuntu w'umugabo reba umuntu uwo waraje akafata ati atitaye nyine babandi babakire kavuga atereka manuke uriya muntu nawe muzane agiye mu bandi agaragara nawe nuwo kushimirwa cyane. Imana imuha umugisha kandi mwongera imyaka mwisi imwongere n'umutungo kandi mwongere no kugira umutima mwiza. Ese Gisupusupu okay tutagiye kure cyane wenda ese mu myaka 5 maze mu buhanzi ubona hari impinduka yabaye mu buzima? Impinduka irahari nawe amaso arakwihera. Impinduka icyambere ntago niyo najya mu buhanzi ntago mba ndi mu nzu nk'iyi ngiye. Yego. Urumva hari n'ibindi ubuzima bwarahindutse muri make umwana wanjye ariga mitiweli ibintu byose nta kibazo. Yes. Urumva iterambere ryarabonetse mu muziki cyane ntaribi nangi cyane ubu nago nabamo. Ese iyi nzu yaho twaye nk'igihe kingari cyubaka? Oya yitwa iyi ngiyi iyo ngiyi yari hari gurwa ntago bayigira. Waraje tushibishura. Yes. Urumva ko Imana yashyinguye amarembo manini cyane rwose. Imana ni nziza. Imana ni nziza ibihe byose kandi Iburasirazuba mu Mutara Kabarore cyangwa se Gatsibo urayize ko ntago ibura kudukorera ibitangaza cyane bizabiduha. Ese Gisupusupu mu busanzwe wenda katuvuge ntago uravuga nta nubifata ukundi kuntu no kukubaza kugira ngo tumenye se ubundi Gisupusupu ni muntu ki. Ese Gisupusupu babona watagwane? Ese Gisupusupu urateganya kuzatura mu Mutara cyangwa uzatura i Kigali? Je nzature mu Mutara ntabwo natuye Kigali naho ndaba ariko mu Mutara ni iwacu. Yego. Numva ari sawa noneho. Ubwo indirimbo ufite ni 10 11 ariko mu gaseke harimo nyinshi. Muri uyu mwaka uduteganyirije iki? Muri uyu mwaka nukuvuga ngo ntago birenza mu kwa kabiri mu kwa mbere muri izimera z'uku kwezi mugomba kubona umuzigo kabisa mushyashya cyane rwose. Urabizi ko tukwemera kandi turabakunda. Nanjye ndabakunda nanjye ndanabimera. Yes. Aho se bwo Kigali wowe nta kwaje nyine bya Gisupusupu? Oya icyo ariya mba ndi kwa boss. Mba ndi kwa boss nta kibazo kiba gihari. Si ibyo ngibyo ibyo ni iby'Ibisupusupu nyine abi Kigali. Ibyo nyine nta kazi kabo i Kigali nanjye iyo yego nanjye ndagenda ndu Kigali. Ariko karusho nkavuga ati ndatahe wacu mu Mutara. Yes. Buriya iwanyu home is the best mu rugo niho hambere. Mwatatu rero banza the story ya mwatatu tuyumve. Ubundi kugira ngo mubane tujya twumva amagambo ashwishwika hirya no hira bamwe bavuga ibyo bashaka turagira ngo duhereze reality tubwe ati mwatatu uwo muntu n'umuntu ni karitiye bimeze bitundi kwa mwatatu waririmbye. Murakoze cyane ura yari umumeri yari nk'umumeri wanjye. Uriya mbere y'intambara ni umukecuru wandeze akamenyera ubuzima uretse ko nyine ejo bundi Imana yamuhamagaye n'ubundi imujyana mu bayo bana ariko noneho ni umukecuru wari umuntu muzima kabisa. No unamuririmbye ari umuntu wumvaga akafasha abantu atitaye kuriwe akaza wajya kwa mwatatu urabona mwatatu yari afite restaurant ya Rwagitima. Ni umuntu wari ukomeye niwe ubu urabona Kigali yabayeho Rwagitima izwi. Mwatatu rero mwamenyanye mute uwo muntu se mwamenyanye mute mwahuriye he? Ese yari umuvandimwe wawe yari umunyamuryango wawe? Murakoze cyane. Mwatatu yari umuturanyi sinari nanamuzi ni nkuko wajya utembera ukavuga uti nigire ku isoko runaka. Mwatatu niho twamenyane anjyana iwe nagiye iwe n'umuntu murabona Mwatatu ni umuntu wari uzwi hariya wari ufite restaurant buriya hariya muri Rwagitima niwe wari ufite restaurant abakire bose bazaga kuriramo ari abanyamahanga ari abasomayira ari abasomaliye bose. Nuko impamvu rero namwise Mwatatu ubundi yitwa Mwatatu nyirizina. Mwambiri no kubanga ibiryo byajyaga
kwa kurara noneho n'abadafite ya yandi menshi bakaza bakabiryo kugira ngo abyangize akaba niho naririmbye ngo kwa mwambiri kwa mwatatu niyo iyo mvano yaturutse. Okay, mwamenyanye muwe mwaka rero? Twamenyanye hagati ya 88 9 aho bishiraho. Nibwo wari ufite imyaka ingahe? Hagati ya 13 aho na 14 murabana arakurera? Mwatatu yarandeze agira ongeraho mbega urebye nabaye umugabo nibwo navuye kwa mwatatu. Wavuye muwe mwaka? 2010 muri ndumva intambara mwatatu intambara yabaye nsa n'umuntu nsa n'uwavuyeyo. Urumva buretse ko nakataga yo nyine maze kuba umugabo umuziki ni naho natangiye mba ndamuhimbye ndavuga ati rwose uyu muntu namuririmbye ntago nabyakunda. Yes. Ubwo wavuye ufite nk'imyaka ingahe? Hagati ya 16 naho rwose aho. Nove Imana yarakoze ibitangaza. Okay, tugarutse none ku bijyanye n'umuziki wawe tukagaruka mu buryo ubayeho muri Kigali ndetse no mu Mutara nko ari iwanyu. Ese ufite indirimbo zingahe zose hamwe? Izimaze gukorwa maze kugira indirimbo 11. Urateganya kuduhereza iki sasa muri uyu mwaka mushya? Uyu mwaka mushya ni umwaka wo gukora rwose abanyarwanda banyitegure ko ngewe muri uyu mwaka ari wo w'ibikorwa. Ubu indirimbo zigiye gusohoka byanga bikunda. Nubu mu kwa mbere hagati mu mpera zako zo kwa mbere bagomba kuba indirimbo indi muzika. Yes. None tugikomeje rero sasa nkuko mubizi neza mwatatu cyangwa se azwi nka Gisupusupu no wacu hano muri Kabarore cyangwa se mini mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo. Ese Kabarore urayiteganyiriza iki? Urakoze cyane. Kabarore urabona ko umujyi uri muraza, urabona ko ari umujyi. Je muri iminsi muri weekend nibitwara muri weekend nshobora kuzakubitirayo sho tukarya sho n'abana tukarya sho. Ndumva ari gahunda neza nkuko byumvishe neza umuntu wa Kabarore wese cyangwa se wanyabikiri n'ahandi hose muri uwo murenge wacu. Gisupusupu bashaka kudutakaza amakano mu minsi iri imbere cyangwa mu cyumweru gitaha. So dusoza umutugana ku musozo Gisupusupu twagira ngo tukubaze, ese uri umurokore? Yewe ngende umukristo yewe nsengera mu Gatolika. Nsengera mu Gatolika. Areka kantu soma amazi rakanda. Oya. Amazi nago kandaho? Oya na amazi se. Oya ngengwa amazi aya ngaya nire ibintu nk'ibyo. N'amata. Ubwo uri umurokore? Ni cyane. Gisupusupu bibiri nta umuntu wabyemera ko uri umurokore. Rega ugomba no kunywa gakeya. Ubwo utasayisha burya nta muntu burya kurya uzanabe niyo wari ukabyimba mu ndo buryo wakoze icyaha. Yes, yes. Kumukarenza ni icyaha. Ni icyaha ariko yes. Kimwe rero iyo ushobora gufata gake keza katari bya bindi byo kunywa ugasayisha. Yego. None nkuko byumvishe Gisupusupu ntago ajyanwa byinshi angutuntu dukeye. Ese Gisupusupu nk'umusaza twemera mu karere ka Gatsibo cyangwa mu ntara y'Iburasirazuba turakugirishaga inama. Ese niye nama wagira urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda cyane cyane umwihariko mu karere ka Gatsibo cyangwa mu ntara y'Iburasirazuba ku rubyiruko hagati y'abangavu cyangwa abakobwa baterwa inda zidateganyijwe ndetse n'abana b'abahungu ugasanga b'urubyiruko b'u Rwanda bari kwiroha mu biyobyabwenge cyane? Niye nama wabagira? Inama nabagira nk'umupapa. Inama nabagira nk'umupapa sinakwifuza ko biyoha mu biyobyabwenge kuko iyo wagiye mu biyobyabwenge niho wumva wakuye ingeso mbi. Kandi nanone nkagira inama abana b'abakobwa b'abangavu bishukwa n'iby'isi ngo bumve ngo umusore ngo akubwire ngo wenda mukubitanye hariya yambaye inkweto nziza atuba nkubwire musheri wowe dore ko Yesu yari yateye muri iki gihe ati we nkubwire akujyane hahandi akugeza ati kugira tube inshuti cyane tugomba kurarana tugomba kuhuzanya ibitsina. Oya urwo ntago ari urukundo ahubwo abagwimukira yakubeshya nzakugurira iki ahubwo nk'umwari w'u Rwanda akibivuga amagara inzego z'umutekano zimubaze icyo yaragiye ko amubaze ko angana nawe. Ubi rwose zimubaze ko angana nawe, zimubaze ko iki umwana wari ugiye kumushukira
kuko nta mpamvu yo kugira ngo ushike umwana natwe biratubabaze kimwe n'uwo bagifatiye nicyo cyaha bamuhane by'intangarugero. Yes, urabyumvisha wa muhungu we, wa musore we, wa mukobwa we. Umuzeyi wacu aduhaye umurongo ngenderwaho cyangwa se araduhanuye. Urakoze cyane. None kuri iyi nshuro tujya ngo tuganire mu gakiya sasa like wenda umuduri ndamya kariyo njyana yawe washyize muri Afrobeat, mu by'ukuri biza biryoheye amatwi ya benshi, abantu benshi barabyishimiye. Ese umuduri iwanyu mu muryango wanyu hari umuntu waba warawukoze yarawucuranze cyangwa hari uwo wigiyeho runaka? urakoze cyane. Jewe mu muryango wacu nta muntu wacurangaga umuduri. Jewe no kuba ngo ngewe nabonye umusaza acuranga umuduri gobori umuduri. Icyo gihe nari umwana nabaga no kwa mwatatu yakataga mu isoko nkamwomeka nka mu giceri cya senkani ari gihe namaga inoti ijana kancurangira kabiri. Urumva genda minota nkamura byanga bikunda akakantu nanyi nzakira. Inoti ijana mu kiye gihe yo kubwabyara Imana iri yete rubaduka nyira neza n'igiceri ari n'igiceri cya 50 kinini cyabaga kiri ikawa cy'umuhondo kinini aho gifite ukamaka gucurangira akagucurangira uturirimbo kugira ngo ati birayo nzabyiga ndavuga ni turiya turi ni wakantu ninzagucuranga kandi narakize rwose geno nakisizemo byanga binoka nyiri umwana nagatekeze ni karakantu nzagacuranga byanga bikunda narakize ndanakamenya. Urumva reba ukangejeje ubu bavuga ngo umuduri ngo nago wava mu muziki abantu babona nyine abantu urumva babonaga ari ibintu bya kera bya bindi by'abatindi gucuranga umuduri bavuga ati nta kintu kizamugezaho. Ubundi gucuranga umuduri urabizi ko kera baba ngo ni sabasa gihobe. Oya, umuduri urawiga wabuze ubwenge ukagukiza byanga bikunda. Ubu umuduri nko kuvuga ngo yagukize, ese umuduri akugejeje ku ki wenda urebye? Urabona mfite inzu mfite mbega ni byinshi maze urabona ubuzima nari ndimo mbere ntago ari bwo nkiriwe. Yego wapi revo nari ndiwo ntago ari uyu munsi. Ubu ndi umusaza nako ndi umujeni w'ikinyejana. Yes, urumva urabona uraza ukugama uraza ukaryama ahantu heza, ibyo byose ni ikintu wa muduri mbikesha. Yego nicyo abwira nk'abanzi bajya benda gucika intege ati kandi ibintu binango ko bibonye mu inzu yawe ni nziza pe utuye ahantu heza ni aho tutababwira aha yenuye ku muhanda. Ubu tuvugana urareba mu isoko ikiramuruza je ntago ntuye mu cyaro cyane ni ku muhanda kabisa cyane ikintu kandi nanone rurarubyiruko umuziki nabo umusaza navuge ngo n'umusaza naje mu muziki arebe ko awigiye yumve ko bikunda avuga ati iki kintu nimba ngiye kugikora byanga bikunda nzi ko kizamugiza imbere. Yes. Wabyumvishe nawe ntugacike intege mu byo ukora byose. Ndahamya ko iyo ukoze cyane nawe Imana igenda gukingurira amarembo paka ukagera ahantu ushaka kugera. Okay, dusezera abantu badukurikiranye ku kiganiro twagiranye n'umusaza wacu Gisupusupu, turagira ngo dusezera turirimbiramo akaririmbo kamwe kandi. Gichange mukobwa uraberewe, gichange neza mukobwa uraberewe, yewe nyabusawe nurabereye, sheri wanjye we urashaka iki umuhungu ati chakurukundu ko karako bana bakabasi bakabasi ndabayishiye ijana ku ijana ko tuzarya sho ako karakanu kagapera mbakumvuze ko iyi weekend bikunda turi kumwe zabana na Bujido n'aba bakobwa beza tuyotaramire kabasi hashe hazasha koko ciao yari Setilenzo ndi kumwe n'umuzeyi wacu Gisupusupu cyangwa abantu benshi bazi nka mwatatu. So kuri uyu munsi wa none nibidushobokera tuzakora indi cyane ya kabiri cyangwa tuzakora party ya kabiri. Ni Setilenzo ka Bus TV show. Murakoze cyane.